protocole komeze yobora icyo gikorwa muri gahunda bose gukorerwa hano byose maze aba ari wowe mugenga wabo tubisabye mu izina ry'umwami wacu. Bashyitsi bahire rero tavuga kandi sinyekora mukomeze abari abantu muri kumwe batica ndabura ko mwariganye ntabwo ajya kumukopeza niyo mpamvu yakomeje hanyuma ndibuze kukugezaho ibyo turimo iki gitaramo mpamvu twagize turi kunyujijemo yose n'ingingo foromaje iri kuri make ariko namwe bamenyeshe ko uko mugana n'amashimutanze n'indyarya za yakobo reka dukoma amashati y'ababyeyi data kandi aravuze ngo batarugahirika dutangira igitaramo twinywera inzoga kandi dutari Natif agiye kugwa muri kamera, agiye kugwamo, aguyemo. Dada! Aho utarudi? Ndi kuvuga ngo uguye muri kamera. Iyo niyo gift uri butange? Cyakora. Ibintu wabigize ibyawe. Banza ufungura asa neza. N'agakweto sindagafunga. Uri stress ako witeguye kuva kare. Allah urasa neza. Jada. Latifa muramuzi mwebwe? Ari suzi gufungura ari inyuma se? Iyi ni imizigo y'ibintu uri bunjyane i Kigali. Oya. Kandi n'imodoka zose zirakata bikagenda neza. Nibyo. Si tunaenda mu mariage. Wewe. Twageze ahantu ukwe burera. Niangalie. Unapendeza dada. Navara vitu vya mrefu. Ndiyo unapendeza. Merci. Wow. Ari kwikanza. Condition nja. Ibe kikazamuka. Nukita nambara. Ukuri. Ubu rero nabaye umukobwa. Arasa neza mama triple. Komana. Arasa neza kabisa. Kamanze ngushyiremo wese. Wow. Ton. Wow. See the wig, see everything. The difference is
the skin nayo ngana umukobwa arasa neza. Nakupenda kidenzi kipenzi. gusa neza atabanje kwita ku mafaranga ajya aguhamagara. Sibyo? Sibyo? Hano abageni bari barimo kwinjira aha hantu hasaga neza. Iki cyari cyo kunywa cya Latifa. Ndi kukihumuriza ngo numve ukuntu kirimo kiramota neza. Ndimo ndarya utuntu rero. Iyi foto niba badufotoye mu bukwe bagufotoraga agafoto ubishatse ukagashyiramo hariya uri kubona aho Latifa ari kwandika. Wamara kwifotora ubundi ugahita wandikaho message y'ikintu wifuriza umugeni. Umva ukuntu ibyo bintu bisirimutse. Umumama ndaha ikanzu narayikunze ariko inda mfite ninyemerera gukomeza kurya. Neda ubu ngomba gufata regime mu byumweru 2 muzomerwa. Cake finally. You won't get to eat it just yet. But right after they cut the cake, I think the buffet is gonna be ready. So please, after watching Ariane and Sebastian cutting the cake. Umumama ndatashye mvuye mu bukwe mvuye mu nshuti wagira ngo nari mfitemo nk'akazi ka danje kandi nicaye meze gutya ariko ndumva afite ibirarane mu bintu byo kuryama. Niba ari cyo kintu cyane kunanirwa noneho hazamo n'umuziki wo mu bukwe bikaba ibindi bindi. Ben twebwe kwamagana ni hano ndananiwe biteye ubwoba ibyo kuba ikanzu yanjye iba yangize nk'umuntu twite byo ntabwo tubigarukaho. Hari umuntu watubonye ahantu nari nicaye ndimo kwigira gutya akunda arabanguye ngo ni byiza niba Imana yarabikoze. Oy Imana yamaye barahagije. So abantu muri kureba vlog ndabakunda cyane mukomeze mu ndebe mwambonye ku mukomosi ariko mana abaye inkoma ariko nshaje niba ari agatuta kameze neza. Nimba ari ibintu biryoshye muri ubu buzima ni igituta. Ijoro ryiza na hejuru biriya bintu aba ari byinshi ntabwo aba ari ngombwa. Mwaramutse neza mumeze neza. Umumama ubu ndabyutse Gisenyi ndi kuyisezerera tugiye gutaha. Ngiye kugura agakeke muri Simba ngiye kuririmbira umukobwa wanjye Kami nshaka kumukorera agasiripurize yagize anive sinamuha keke ubu nibwo ngiye kubikora. Turebe mbwira abasho processed shortly. Wayibonye? Okay. Byarahindutse. Ubona nagusharinze neza ko yagabanyutse. Esanse umunsi izagera nko ku 1000. Ahita ngura imodoka itaba. Sha aho umuntu azajya ava i Kigali ajye Gisenyi ajye Cyangugu uko abitekereje ajye ni Buganda. Ntabwo yagera ku 1000 ngo bikundane. Ariko buriya yigize no kugura munsi y'1000 nka kera. Cyane vuba mbese ntabwo wibuka bari gusakuza yazamutse igiye umujyi wa Gisenyi. Hari ahandi hantu hari umujyi uretse aha turi be. hari umujyi Wavuga ngo ni mu mujyi wa Gisenyi hatari aho. vugana n'uwo mujene The grapes. Hari
twigende wakoze abantu mwarebye vlog dusoje guhaha nguza agakeke gatoya kugira ngo bakarye gahite karangira vlog turayisoje ngiye gutungura umukobwa wanjye muhereza agakeke mubwira amagambo y'urukundo ndashaka kumutoza kuva kuri keke yabaye inkumi yujuje imyaka 9 akajya agira anniversaire tukareba ibindi bintu twerekezamo apana ibintu byo kugura ngo keke biki Ubwo ufite umwana w'imyaka 9. wallahi imfura yanjye ifite imyaka 9 ndashaje nabyaye ndi muto Ko biteye ubwo. ako shabe Biri ku yindi. reka nkubwire naho ngaho ndamabuye ubu nako ufite umwana ufite imyaka 10 n'ingahe oya mbwira oya ibuka cyagiye Nibuka iki? nako ufite ingahe Ibiki. oya so abantu mwarebye vlog mwakoze abantu mukunda ketchup b'igisenyi asante sana Imana ibaha umugisha Imana ibaha amafaranga abantu mukunda ketchup TV show abantu mukunda famiye yanjye Imana ijye bakunda kurushaho turi kumwe naho i Kigali